Tumaze igihe kinini dutera ubwoba abantu n'inyamaswa muri Aziya. None ubu twageze no muri Amerika y'Amajyaruguru. Utu nutwo bita mara, hornet cyangwa se feho mu rurimi rw'igifaransa. Utu ni inyamaswa tubi cyane ku mubumbe wacu. Ese byagenda gute akanyamaswa kabashije kuba kakuruma? Ese kamwe konyine kabasha kukwica? Ese aka gakoko niki kikagira kabi cyane? Ibi nibyo biba iyo watatswe na mother, hornet cyangwa se feho. Utu tunyamaswa muri rusange ni tubi cyane cyangwa se turica. Muri Amerika mu mpfu 33 ziterwa n'inyamaswa ni iz'utu ngutu, utu dukoko. Utu dukoko rero tuzwi nka Asian giant cyangwa se twamenyekanye cyane nka mara, hornet. Utu ntabwo ari utunyamaswa dusanzwe gusa cyangwa se udukoko dusanzwe, kuko turihuta cyane. Tubasha kugenda ibirometero 40 mu isaha imwe. Ni n'udukoko tunini ku isi. Utu rero tubasha kwica cyangwa se kwangiriza inzuki. Utu ni tubi ku nzuki. Ese aka kanyamaswa kakurumye byagenda gute? Utu tunyamaswa rero iyo turi hamwe twiteguye cyangwa se tugiye kuruma, uzumva urusaku ruduhira. Igitandukanye kuri utu tunyamaswa rero ugereranyije n'izindi nuko two ubwatwo tubasha kwihisha munsi y'ubutaka. Utu rero dushobora kukugeraho utanabimenye, ntabwo uzakabona kaza. Ariko ibi nibiba ugomba kwirukanka uko ushoboye. Abamenye cyangwa se abahanga bavuga ko utu tunyamaswa utagomba kuturwanya, ahubwo ugomba kwipfuka ku isura cyangwa se ugashaka ahandi hantu witsimba vuba na vuba. Ese utabashije kwirukanka cyangwa se guhungira mu gihe byagenda gute? Akanyamaswa kamwe imbori yako imwe yonyine iteza ububabare bukomeye cyane bwagereranyijwe n'umusumari ushyushye ukujombwe mu ruhu. Akanyamaswa gafite imbori ndende ibabaza cyane kandi itwika. Akanyamaswa ikintu cya mbere ugomba kugatinyaho ni neurotoxine cyangwa se ubumara kinjira mu mubiri bwitwa mendarotoxine. Ubu bumara rero bubi cyane buragenda bukangiriza red blood cells. Si ibyo gusa, kuko utu tunyamaswa iyi mbori yako irakaze ku buryo yivanga cyangwa se yinjira mu ruhu ubumara bwayo. Ibi bikaba byaguteza ikibazo gikomeye cyane ku buryo ushobora no kuba wakikubita hasi. Ushobora kugerageza kwirukanka cyangwa guhunga, gusa ibi bizaguteza cyangwa se uzaba uri mu bubabare bukomeye cyane. Ushobora kugerageza kuturwanya, gusa ibyo ni bibi cyane kuko bikurura ahubwo twinshi kandi ibyo bikatugira tubi cyane. Ushobora kwihisha mu mazi cyangwa se ukiruka, ibyo byafasha kuko ntabwo twagusanga aho ngaho. Gusa nabwo tuzagutegerereza hanze cyangwa se aho hafi tukurye. Utu ni udusazi cyane, kuko iyo utirukanyiye mu gihe mbere y'uko ubimenya wisanga wazengurutswe n'uturenga amajana n'amajana twiteguye kudwinga, kandi tuhita dutangira kukwataka ukamera nk'uri kujombwa imisumari mu ruhu rwawe. Uruhu rugatangira kubyimba nka baro. Kamwe gusa iyo kakurumye mu minota mike cyane uba waguye igihumure kubera ububabare. Ubumara bwa mendarotoxine rero iyo bwinjiye mu mubiri bwawe buragenda bukangiriza ibice by'umubiri, bikaba byanakwica. Rero kubera ko utu dusimba ari uduswa cyane, n'iyo umaze gupfa turakomeza tukakudwinga just cyangwa se kugira ngo twemeze neza ko wapfuye utakiri ikibazo kuri two. Ibi rero byose wabyirinda twavuze, kuko utu tunyamaswa ntabwo dupfa kwataka, ahubwo tukwataka iyo twakubonyemo ikibazo. Niba wabishobora rero ntukatwegere, ibyo byaba ari byo byiza kuri wowe. Ese byagenda gute?